wanjye n'umukobwa. She is a drug dealer. Agurisha urumogi. Umwana wanjye mukuru, umuhungu wanjye wa mbere. He's been married 3 times. Nawe amaze gushaka inshuro 3. The middle marriage, he had a boy. Urushako rwe rwa kabiri yabyaye umwana w'umuhungu. And when my grandson was 14, umwuzukuru wanjye amaze kugeza imyaka 14, he was living with Philadelphia, Imana kivuga ngo zibyo nibwira kubagirira. It says plans to prosper you and not to hurt you. Imigambi yo kugira ngo muhe ihirwe si ukugira ngo usubize inyuma cyangwa hasi. Plans to give you a hope in the future. Imigambi yo kumuha ejo hazaza heza. And we have preachers that preach that sermon. Oh yes, God has a plan for you. Kandi tuba dufite abigishwa batwigisha icyo cyanditswe bavuga ngo Imana igufitiye umugambi. And all of us, we get excited. Oh, God has a plan for us. Twese tugashyuha tukavuga ngo yego Imana idufitiye imigambi. Yay, God. Yego Yesu, yego Mana. Hallelujah. Hallelujah. But when Jeremiah said that to the people of Israel, they were going to be going into exile in a foreign country for 70 years. Ariko igihe Yeremiya yabwiraga abantu b'Imana ayo magambo, bari bagiye gutwarwa nk'imbata bakamara imyaka 70 ari imbata. But I thought you said you had plans for us, not to harm us and to give us a hope in the future. Waragize ukibaza ukavuga ati ese watubwiye kandi ko dufite umugambi mwiza, umugambi wo kugira ngo uduhe ibyiza ndetse uduhe ejo hazaza hazima. He does. Nibyo koko ibifitiye umugambi. In fact, he told you it's going to be 70 years before you get to come back. Ndetse yarabikubwiye mbere yuko muzamara imyaka 70 mutaragaruka iwanyu. In all those 70 years, he said, be fruitful, don't diminish, expand and grow. Kandi muri iyo myaka 70 yababwirije kugira ngo mudasenya ahubwo mwubake ndetse mukure. Says you need to be aware that I have a plan, but it's 7 years down the road. Arababwira ngo mugomba kumenya yuko bafitiye umugambi ariko bagomba gushira imyaka 70. And so for that promise to occur, it may not occur in my lifetime. Kandi kugira ngo iryo sezerano ryuzuzwe rishobora kutuzuzwa nkiriho. Yes, God has a plan for you. Yego koko Imana igufitiye umugambi. God has things for you to do. Imana igufitiye imikoro. But we have to know that it's in God's time. Ariko tugomba kumenya ni ku gihe gikwiriye cy'Uwiteka. It's not in our time. Ntabwo ari ku gihe gikwiriye cyawe ushaka. I had a young girl come to me at the church where I was praying at the front. And she was, I think she was probably 20 years old. Umukobwa w'inkumi yaje asanga aho nabwirizaga ku rusengero. And she said to me, she says, God spoke to me and said that he would make my ministry grow and all this stuff. Arambwira ngo Imana yavuganye nanjye irambwira yuko izakuza umurimo wanjye. And she said it hasn't happened yet. None se ko bitaraba, ko bitegereje bitaraba. When's it going to happen? Bizaba ryari? You see, 20 years old. Reba uyu mukobwa w'imyaka 20. She wasn't even old enough to understand what the will of God is. Nta nubwo yaragejeje ku kigero rwose, ntabwo yari yakwishe imyaka yo kumenya ubushake bw'Imana no kuburondora no kubusesengura. But she wanted it now. Ariko we yarabishakaga none aha ngaha. I said, you know, I think Abraham probably waited about 50, 60 years before his promise came. Icyo namusubije naramubwiye ngo ariko uzi Abrahamu tuzi ko yategereje imyaka 50 cyangwa 60 isezerano rye ryuzuzwe. Moses waited 40 years out in the desert. Mose ategereza imyaka 40 ari mu butayu. And he had to spend another 40 years. Agomba gutegereza indi 40 nanone. 80 years working with the Israelites. Imyaka 80 akorana n'Abisirayeli. How long have you been waiting?
umaze imyaka ingahe utegereje wowe and you're complaining. none urimo kwitotomba. You see, we need to understand our timing is not God's timing. urabona tugomba gusobanukirwa yuko igihe cyacu ibihe byacu atari ibihe by'Imana. But God's word is always true. ariko ijambo ry'Imana ni ukuri. Some of our elders here are like me. They're, in their 60s, 70s, maybe some older than that. abakuru bari muri twe hano bangana wenda nkanjye bari mu myaka 60, 50, wenda 70. On this side of the congregation, it's pretty calm. kuri uru ruhande urabona ko hari ituze ryinshi. They don't get too excited. ntabwo bashyuha cyane. They don't worry too much. ntabwo bahangayika cyane. Because they've seen the work in the hand of God. kuko babonye uburyo Imana ikora ibintu byayo. On this side of the house and on the back side of the house, we have younger people. kuri uru ruhande rero ndetse no ku ruhande rw'inyuma dufite abana n'urubyiruko, abantu batoya. And I love the fact that we have younger people. kandi nishima cyane iyo mbona urubyiruko. That means that the old people here have been doing their job because you're here. bisobanuye yuko abakuru bari aha ngaha baba barakoze umurimo wabo neza kubera ko muri hano. Because if we don't have the next generations coming up, kuko tudafite ikinyejana kindi kirimo kirazamuka, Christianity will not survive. agakiza ndetse iby'ubukristu ntabwo bizakomeza kubaho. At least not here. wenda si hano. So having young people is good, but young people are impatient. kugira rero urubyiruko ni byiza, ariko urubyiruko ntirujya rubasha kwihangana. God told me He's going to do something. I want it tomorrow. Imana ko yambwiye ko izakora iki ngiki ndagishaka ejo. And God says, you're not ready yet. Imana ikakubwira nturatunganywa. God says, I love you, but you're not ready yet. Imana ikakubwira ndagukunda ibyo ariko nturatunganywa. I've got a car, and you're only 10 years old. I'm not going to give you the keys to my car. Mfite imodoka shaka kuguha ariko ufite imyaka 10 yonyine, sindi buguherere iyi modoka kuko utarakwiza imyaka. Because you have to learn. kuko ugomba kwiga, You have to be trained. ugomba gutozwa, You have to gain understanding. ugomba kwakira gusobanukirwa. And when you gain that understanding, then you'll be able to do the things that God wants you to do. Kuvuga ngo iyo kwije uko gusobanukirwa ubasha gukora ubushake bw'Imana. It doesn't always take 40 years. Reka ntibijya bimara imyaka 40, si ngombwa ngo bimara imyaka 40. Sometimes it happens faster. Rimwe na rimwe bibaho vuba. But you need to wait on the Lord. Ariko ugomba gutegereza Uwiteka. Okay. Galatians 5:18. Abagalatiya ibice 5:18. We're talking about this new covenant. We're talking about the good news. We are now no longer under the law. How do we go about our business here? Turimo kuvuga isezerano rishya, turimo kuvuga ubutumwa bwiza, ni gute rero tubyitwara. Paul is writing and he says, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pawulo arandika akavuga ngo ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. You mean I don't have to worry about the law at all? Ukibaza mbese simfite guhangayikira amategeko. See, the scriptures, when you take one scripture out of context, it can run into lots of trouble. Urabona hari igihe dufata icyanditswe kimwe idusome uko igice cyose ngo dusobanukirwe, hanyuma rero ugafata icyo cyanditswe kimwe kikakuyobya kugira ngo kikuyobore ko cyagombaga kukuyobora. So, if you look at the scripture and you say, well, I don't have to abide by the law, I'm led by the Spirit. Nuko rero ufashe icyo cyanditswe cyonyine ukavuga si ngomba kubahiriza amategeko kuko nyoborwa n'umwuka. But if you look up in verse 16, Galatians 5:16, ariko usomye uhereye hejuru mu Bagalatiya ibice 5:16, says, I say then, walk in the Spirit and you will not fulfill the lusts of the flesh. haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira.
And then after that, it says, you know, if you're led by the Spirit, you're not under the law. kandi nanone nyuma yaho hakavuga ngo niba muyoborwa n'umwuka nyuma mugitwarwa n'amategeko. But here in Galatians 5:19, right after that verse about the law, ariko hano mu Bagalatiya ibice 5:19 munsi yaho ngaho igice cya 18 tumaze gusoma. Can you read 5:19 through 21? Reka some Abagalatiya ibice 5:19 kugeza 21 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. There's a lot of things that the flesh does. Hari ibintu byinshi, hari imirimo myinshi ya kamere. And he's saying that, hey, we're not under the law, but here are all the things that are uncleannesses in the flesh, things that we might manifest, and if we continue to do those things, then we will not inherit the kingdom of God. Hano Pawulo arasobanura akavuga ngo mwumve ntitugitwarwa n'amategeko, ariko nanone hari imirimo ya kamere, kandi nidukomeza kurarikira ndetse no gukora imirimo ya kamere ntabwo tuzaragwa ubwami bw'Imana. So what's the solution? Igisubizo aho ni ikihe? Okay, Galatians 5:22 through 24. Abagalatiya, igisubizo kiri mu Bagalatiya ibice 5:22 kugeza 24 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba ry'irari ryayo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. So, we know now that the Spirit, the fruit of the Spirit, is the thing that are evidenced in our lives if we're being led by the Spirit. Tuzi rero yuko imbuto z'umwuka ni izigaragara cyangwa imirimo y'umwuka ni igaragara nk'imbuto zituruka mu kuyoborwa n'umwuka wera. When Jesus was walking on the earth, did he say, you shall know them by their works? Ese Yesu arimo kugendera ku isi si yavuze ngo muzabamenya, yigeze avuga ngo muzabamenya ku mirimo yabo? Is that what he said? Niko yavuze? No, he said something different. Yavuze ikindi gitandukanye. He said, you shall know them by their fruit. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. You see, once again, Jesus said, it is finished. Urabona nanone Yesu yaravuze ngo byose ndabirangije. I'm not concerned about your work. Sinitaye ku mirimo yawe. You will have work. Uzaba ufite imirimo yego. But I'm concerned about your fruit. Ariko icyo nitayeho cyane ni imbuto zawe. As the kingdom of God is created within us, nk'uko ubwami bw'Imana buturemyemo, the things that come out of us should be our fruit. Ibidusohokamo bigomba kugaragaza imbuto. Love, joy, peace, long suffering, urukundo, umunezero, kugira neza. Does the world have all these things? Mbese isi ifite ibi ngibi? Does the world even come close to representing any of those things? Ese isi uko muyizi ihagarariye izi mbuto ziza zivuzwe? The world cannot come up with this stuff. Isi ntiyabasha no kwegera izi mbuto z'umwuka. We have not had love, we have not had joy. Ntitwigeze tugira urukundo, ntitwigeze tugira umunezero. We have not had peace. Ntitwigeze tugira amahoro. We still have wars going on, don't we? Turacyafite intambara zirimo kubaho, si byo se? We don't have long suffering. People are not very long suffering with each other. Abantu ntibihanganirana. Certainly there's not kindness in this world. Nta bugira neza buri muri iyi si.
There are pockets of kindness. hari ibice bito bito by'ubugiraneza yego. There are pockets of goodness. hari imifuka yo kugira neza, ahubwo yabisigiye intumwa n'abapotre kugira ngo batangire bashireho uburyo itorero rizajya riyoborwa. But there's been many things done in the name of Christianity. Ariko hari ibintu byinshi byakozwe mu izina ry'ubukristo that don't represent all the things that we're talking about here. bidahagararira cyangwa bidasobanura neza ibi turimo kuganira. Okay? Sibyo? The Muslim faith Abisilamu is a faith of conquest. idini ry'Abisilamu ni idini riba rishaka ryigwizaho abantu, rishaka gukurura abantu. They are interested in conquering and establishing themselves over you. Icyo bashaka ni ukugira ngo bubake ubwami bwabo ndetse idini ryabo rikurenge. They're interested in making you servants to Allah. Icyo bashaka ni ukugira ngo mube abagaragu ba Allah. They are not interested in creating the kingdom of God inside of people. Ntibita cyane ku kubaka ubwami bw'Imana mu bantu, bidani mu bantu. So why did this happen? Ukibaza kuki byabaye? How did the people of Islam become so big? Ukibaza ni gute Abisilamu bagwiriye cyane? You know that Muhammad was a Christian at one point. Muzi ko Muhammad yari umukristo igihe kimwe. But he rebelled and he said, I don't trust, I don't like that. I'm going to do my own thing. Ariko arigomeka aravuga ngo ntabwo nizeye ibyo bano babwira, ngiye kwikorera ibyanjye, ngiye gutangiza ibyanjye. And that's why, he left and he started this new religion. Niyo mpamvu yigometse ku bakristo ayitangira idini rye. We are a community of believers who are destined for relationship with God the Father. Turi iteraniro ry'abera cyangwa ry'abizera bagomba kugaragaza ndetse bakora ibyo Data ashaka. The relationship that we have, we're talking about create life. Mibanire dufitanye igomba kurema cyangwa gutangiza ubundi buzima. It does not create death. Ntabwo izana urupfu. Okay, so we need to understand that the Spirit of God wants to lead us to do the right things and the things right, both ways. Remember, Jeff was talking about doing the right thing versus doing the things right. Wibuke yuko Imana ishaka ko dukora tuzuza byombi, gukora igikwiriye ariko nanone tugakora icy'ukuri, ibyo Jeff ejo yavugaga. The Holy Spirit wants us to do the right things. Umwuka wera arashaka yuko dukora igikwiriye. So as he leads us and guides us into all truth, nuko rero uko ikomeza kutuyobora mu kuri kose, Galatians 5:25 and 26. Abagalatiya ibice 5:25-26 haravuga, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. And it says, let us not become glory-seeking, but provoking one another and envying one another. Twe kwifata uko tutari, twederanya kandi tugirirana amahari. Our church, our community of relationship, needs to provoke one another to good works, right? Iteraniro ryacu cyangwa imibanire yacu nk'abizera igomba gusunikira mugenzi wawe gukora ibyiza. It's not created so that we can become puffed up. Ntabwo byaremwe kugira ngo tugire ubwibone. So some of the things that you're thinking, you say, well, if I'm going to be led by the Spirit, if that one thing in the Spirit that I think I'm supposed to do puffs me up, none se niba nibuyoborwe n'umwuka wera, kimwe muri za mbuto cyangwa kimwe muri bya bintu by'umwuka wera bikanzanira ubwibone, then that's probably not the Holy Spirit. ndakubwira yuko aho ngaho si umwuka wera ugikorana nawe.
See, some of this stuff is common sense. But our flesh gets in the way of common sense. Ariko mwibuke umubiri wacu ujya witambika mu gutekereza neza uzima. In Galatians 5:13 through 15 it says, "For brothers, you are called to liberty." Okay, freedom. You are called to be free from the law. But don't use the liberty as an opening to the flesh, but by love serve one another. Abagalati ibice 5:13 turavuga ngo bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu nimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo ukorerane mu rukundo, kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe riri ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Ariko rero nimushikurana mugaconshomerana mwirinde ariko rero nimushikurana mugaconshomerana mwirinde mutamarana. Right, so the law is fulfilled in that one word that says, "You shall love your neighbor as yourself." What was the law, the new commandment of Jesus? What was that? Ijambo rikavuga ngo ibyanditswe birasohora bivuga ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Mbese ni irihe tegeko rya Yesu yadusigiye? How many of you remember what the new commandment is? Itegeko rishasha Kristo yadusigiye ibande baryibuka. Agira uribwira. Love one another as I have loved you. Tegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko nanjye nabakunze. This, you shall love your neighbor as yourself. That's the Old Testament. Ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ibyo ni iby'isezerano rya kera. There are some people who do not love themselves. Ndakubwiza ukuri ko hari abantu batikunda. You say, "I love myself." Kibazo uti cyese ko nikunda. Oh, come on now. I wish I wasn't quite so fat. Kuko byakabaye byiza nkabyibushye cyane. I wish I had straight hair. Byakabaye byiza mfite imisatsi miremire. I wish I had curly hair. Byakabaye byiza mfite imisatsi y'irende. If I wasn't so short. Nibaye ntari mugufi cyane. If I had a nicer complexion, maybe if I was a little more brown. Iyo wenda nza kuba n'inzobeho. White people go out and they sit out in the sun and they try to get brown. Abantu b'umweru bajya bicara hanze kugira ngo bagire rwa ruhu rwabo rusemo inzobe rutaba umweru cyane, tagira umwera. You know, I'm getting a little overweight, a little older. Urabona ntangiye kubyibuha cyane kandi ntangiye gusazamo. So I said, I'm going to get myself an exercise routine. Ndibwira ngo ngiye gutangira gukora siporo kuri gahunda. And so I went on the internet. Njya kuri murandasi cyangwa kuri internet. And I found this one program that says only 7 minutes a day. Nsanga gahunda ivuga ngo iminota 7 ku munsi. And you go through these exercises. Iminota 7 ku munsi ugakora izi siporo runaka. And if you do these exercises, then you will feel better and you will lose weight and you will feel good. Nukora izi siporo muri iminota 7 uzatangira kumva umeze neza, utangiye gutakaza ibiro ugaragare neza. So I ordered it. I bought it. Narayiguze iyo gahunda. And I said, "Oh, this is so good." I watched the first video. Ndeba amashusho ya mbere mbona ni byiza. I sat there and I watched all the way through the video. Ndicara ndeba iyo siporo yose, iyo video yose amashusho yose ndareba. It was hard work. Ndakubwiza ukuri byari bikomeye cyane, byasabaga imbaraga. That little girl up there, she was doing all sorts of exercises,
do this and do that. Uwo mukobwa warimo gukoresha izo siporo, yari arimo gukora siporo nyinshi, akamukanya gatoya akabyuka akicara akaryama. And it wore me out just watching her. Byonyine kumureba narakora siporo nahise nduka. So the next day I watched her again. Umunsi ukurikiyeho ndongera ndamureba. Different set of exercises. So now this is akora izindi noneho zo ku ruhande, akora ziriya akora izindi. And I watched all the way through the program. Ndeba iyo video ndayirangiza nayo. Wore me out watching. Murebye ndaruha nabwo. I watched it. Narayirebye. I watched it. Narayirebye. I didn't do any of it. Narayirebye nta na kimwe muri byo nakoze. I did it one time. I said I got down on the ground. Nakoze kamwe nzamura akaguru kamwe gusa. Other side. N'urundi ruhande nzamura kandi kaguru. Too much exercise. Ndaruha numva nkoze byinshi cyane. You see, that program would probably work for me if I actually did it. Urabona iyo gahunda ahari wenda yari kumfasha iyo nza kuyikora. If I actually got on the ground and I did the exercise, it would help me. Iyo ijya ku butaka nkakora siporo umukobwa arimo gukora yakabaye yaramfashije. If I actually believed that it would help me, I would do it. Iyo nza kwizera ko izi siporo zamfasha mba narazikoze zikamfasha ko. There are many people who have done that exercise and they look beautiful. Hari abantu benshi bakoze izo siporo bakaba basa neza. They have rib abs. Bafite ibigango, Six pack. bafite ibigango bazanye abdominal. I have a keg. Jewe rero mu by'ukuri ntabwo sobanukiwe icyo cyo mfite. Okay, but you see, I bought that program and I viewed the program and I was excited about the program, but I didn't do the program. Ariko urabona nafashe iyo program cyangwa iyo gahunda itanga amafaranga yanjye ndayigura ndayishyuhira ariko nta na kimwe nakoze muri ibyo ngibyo nagombaga gukora. So we have come here for the last 2.5 days and you've been watching the program. Bisa nk'ibi mumaze iminsi 2 n'igice muza hano murimo kureba gahunda tumaze iminsi turimo. And if you only watch the program, ariko nimwitegereza gahunda gusa ukigenda, and if you only go yes, yes, mukemeranya nayo gusa mukavuga ngo yego yego kunukuri, go Jeff, mukavuga ngo yego Jeff yego, ukafana Jeff cyane, go Martin, ugafana Martin, and then you leave here and you never do any of the stuff that we told you. Mugasohoka hano mugasohoka ukagenda nimukore ibyo twigishije hano. If you don't put into action the things that we are talking about, nimutabishyira mu bikorwa byose twavugagaho, then it won't do any good. nta mumaro bizaba bigifite. We will have no impact. Nta mpinduka tuzazana. Okay, so when we receive the Holy Spirit, we're supposed to receive boldness. Nuko rero iyo twakiriye umwuka wera twakira n'ubushizi bw'amanga. That boldness needs to be given out to the people out there. Kandi ugushira amanga kuba kugomba guherezwa abantu bari hanze hariya. We need to be able to bring people into the kingdom. Tugomba kuba dufite ububasha bwo kwinjiza abantu mu bwami, so that they will know the freedom that we have. Kugira ngo bamenye umudendezo ubirimo cyangwa dufite. We've been called to the freedom to know that Jesus loves us no matter what. Twahamagariwe uyu mudendezo no kumenya ko Kristo adukunda by'agahebuzo. We've been called to tell people the good news. Twahamagariwe kubwira abantu ubutumwa bwiza. How many of you know there's a difference between preaching the Bible and preaching the good news? Ni bangahe bazi yuko hari itandukaniro riri hagati kubwiriza ubutumwa bwiza no kubwiriza Bibiliya? The good news is not preaching the Bible. Kubwiriza ubutumwa bwiza si ukwigisha Bibiliya. Martin, what are you talking about? Ukibaza Martin urimo kuvuga ibiki?
There's a lot of good sermons in that book. hari inyigisho nziza muri kiriya gitabo, But not all of those sermons are good news. ariko izi nyigisho nziza ziri muri Bibiliya ntabwo zose aba ari ubutumwa bwiza. We have to know what the good news is. Tugomba gusobanukirwa ese ubutumwa bwiza ni ubuhe. Because when we send out people to talk about the good news, it can't be a whole lot of stuff. Kuko iyo twohereje abantu kuvuga ubutumwa bwiza ntugomba kuba ibintu byinshi cyane bikomeye. We don't need to go to seminary to go out to preach the good news. Tugomba kujya muri seminari kugira ngo tujye hanze tubwirize ubutumwa bwiza. We don't have to spend 5 years, 6 years, 7 years learning how to do this. Tugomba kumara imyaka 6, 5, 7 twiga gukora ibi ngibi. Jesus spent how many years Yesu yamaze imyaka ingahe teaching his disciples? yigisha abigishwa be? How many years? Yamaze imyaka ingahe? 3 years. 3. 3 years. And he took fishermen, tax collectors, zealots, people that didn't know anything about preaching. Ariko muri iyo myaka 3 yatsindiye abantu bahe, yatsindiye abarobyi, atsindira abafata umusoro, abakoresha b'ikoro, ndetse atsindira n'abandi bantu batandukanye, abanyeshyaka. They were ordinary people. Bari abantu basanzwe. Ordinary people with limited training. Bari abantu basanzwe badafite umwitozo uhagije. One of the things that was important that Jesus came into Israel, mu bintu byangombwa byazanye Yesu muri Isirayeli, because Israel made sure that all their children were taught the law. ukubera ko Abisirayeli bitaga cyane ko abana babo bigishwa amategeko. So even though Peter was a fisherman, he was learned in the law. Nubwo Petero yari umurobyi, yari afite ubwonko, yari asobanukiwe amategeko. He was not a scholar in the law like the Pharisees. Ntabwo yari yarize amategeko nk'abafarisayo, but he knew the word. ariko yari azi ijambo. Okay, all of them knew the word. Bose bari bazi ijambo. And when they were called, they realized that Jesus was talking something different. Kandi igihe bahamagawe basobanukiwe ko Yesu arimo kuvuga ibitandukanye n'ibyo bari basanzwe bazi. What did Peter say? Ese Petero yavuze iki? Jesus looked at him and everybody had departed and he said, "Are you going to?" Yesu yaramurebye, abantu bose bari bamutaye, abaza Petero, ese nawe urashaka kugenda? He said, "Where will we go, Lord? You have the words of life." Muzi icyo Petero yamusubije, aravuga ngo mbese Mana twajya he ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. So the good news is the words of life. Ubutumwa bwiza rero ni ubuhe? Ni amagambo y'ubugingo. What we've been talking about in creating the kingdom of God over the last couple of days is to let you know that you don't have to be a scholar to be able to give people the good news. Ibyo tumaze iminsi hano tuganira, ibyo dushaka kuvuga ni ibi ngibi. Ntugomba kuba wanize cyane kugira ngo ugeze ku bantu ubutumwa bwiza. I took you from Genesis nabavanye guhera mu itangiriro all the way through to crucifixion, bageza ku kubambwa kwa Kristo, and through the New Testament preaching bageza mu isezerano rishya bigisha in 3 days. mu minsi 3. And if we understand that the good news is that Christ died for our sin, kandi dusobanukiwe ko ubutumwa bwiza ari ubu, nuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu, he was crucified on the cross, yabambwe ku musaraba, that his blood was the same as Adam's blood before the fall. amaraso ye yari yeraga nk'aya Adamu, nk'ayo Adamu yahoranye nayo ataracumura, And then he paid for the sin of Adam. kandi ayo maraso ya Kristo yishyuye icyaha cya Adamu With his blood, n'amaraso ye, to redeem all of mankind. kandi ayo maraso acungura ikiremwamuntu cyose. Everybody was included. Abantu bose nta n'umwe wahejwe. Everybody says, "Oh, you're such an exclusive religion." Hari abavuga ngo muriheza cyane abakristo. You say Jesus is the only way.
muvuga ngo Yesu niwe nzira yonyine. No, it's an inclusive religion. Oya, ubukristo ni idini ridaheza. It's inclusive because when Jesus died, he paid for everybody's sin. Niriheza kubera ko igihe Yesu yapfaga yishyuriye icyaha cya buri muntu wese. And then we talk about what must I do to be saved. Hanyuma tukavuga ese nakora iki kugira ngo noneho mbe ukijijwe. And we said, what? Don't do, believe. Tukavuga ngo wikora ahubwo izere. Believe in the work on the cross. Believe in the one that he sent. Wikora ahubwo izere ku murimo w'umusaraba, izere uwo nguwo Uwiteka Imana yatumye. Says if you'll confess with your mouth the Lord Jesus, urabona ibyanditswe biravuga ngo niwatuza akanwa kawe umwami Yesu, and believe in your heart that he has been raised from the dead, ukizera n'umutima wawe yuko yazutse mu bapfuye, you will be saved, uzakizwa, and your whole household. ndetse n'umuryango wawe n'inzu yawe yose izakizwa. See, that's the good news. ubwo nibwo butumwa bwiza. That in itself is the gospel. ubwo mu mwihariko wabwo nibwo butumwa bwiza. All the other stuff that we preach, the Word of God, ibindi byose twigisha by'ijambo ry'Imana is to help us work out that living part of us, the kingdom, to work out that into the world. ni ibidufasha kugira ngo dutoze wa muntu wacu w'imbere kugira ngo abashe kwigisha abantu bari mu isi. We don't have to know all the laws. Tugomba kumenya amategeko yose. We don't have to know whether, I broke the law. Ntidusabwa kumenya yuko nabuze amategeko. I'm a lawbreaker. Tugomba kumenya yuko twahabanye n'amategeko cyangwa twabonye amategeko. I brought plastic bag into Rwanda. Nazanye muzi yuko ntubahirije amategeko yanyu. Nazanye ubushashi mu Rwanda. I brought candy. Nazanye amabombo in a plastic bag. Nzana amabombo ari mu mashashi. And it's against the law. Kandi bihabanye n'amategeko yanyu. But I didn't know that. Ariko sinari mbizi. They told me that on the plane as I was landing. Babibwiye ku ndege igiye kugwa ku butaka. How did I know? Nabimenye gute? See, there's so many laws. Urabona hari amategeko menshi cyane. It's just the same thing in the Bible. Nk'uko biri muri Bibiliya. If I have to live by the law, I have to know all the laws. Niba nshaka kubaho ku mategeko ngomba gusobanukirwa no kumenya amategeko yose. But Jesus said, it's okay, I've already done all that. I've taken care of it all. Ariko Yesu ko atubwira ngo ibyo byose narabisohoje narabirangije. Wigitamo. About an hour or so. You got 2 or 3 hours? So I guess you're not coming out. Oh, hallelujah. Hallelujah. We are the representatives of Christ on this earth. Turi abahagarariye Kristo kuri iyi si. And it's not an easy thing. Kandi ntabwo ari ibintu byoroshye. But the Holy Spirit, ariko umwuka wera, and I think it's John 14:27 or 26. kandi ngira ngo ni muri Yohana 14:26. He says that the Holy Spirit has been sent to comfort you. Haravuga ngo umwuka wera batsukira. Hold on a second. I'll tell you where it is. Kaza tubwire. Aravuga ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose abibutsa ibyo nababwiye byose. Go to John 16.
Yohana 16:13 aravuga uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva ibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho. You see, Jesus did not leave you alone. Yesu yabasize mwenyine. He gave you the Holy Spirit. Yabasize umwuka wera. And the Holy Spirit, his job is to tell you and remind you of the things that Jesus said. Kandi umurimo w'umwuka wera ni ukubabwira no kubibutsa ibyo Kristo yavuze. And for us, we need to understand that we don't know what Jesus said if we're not reading the Word of God. Kandi twebweho tugomba gusobanukirwa yuko tuba tutazi ibyo Kristo yavuze niba tudasoma ijambo rye. It always points back to the Word. Byose bigaruka ku ijambo. But if we study the Word and we ask the Holy Spirit to lead us in the study of our Word, ariko niba turimo gusoma ijambo tugasaba umwuka wera bidufashe turimo kwiga no gusoma no kwitoza mu ijambo, he will reveal the truth to you. izakuhishurira ukuri. I know that I have one of these Bibles at home. Mfite imwe muri izi Bibiliya mu rugo. It's all frayed and tattered and torn. Yaracitse, irashaje, iyo mfite mu rugo. And my wife says, "Why don't you keep one of your the new books?" You know, and I said, "Well, I kind of like the old one." Umugore wanjye ajya ambwira ngo ese wakwibikiye Bibiliya nshyashya kubera icyo ushaka ishaje, ariko njye mubwira njyewe nkunda iyi ngiyi ishaje. The back section is falling out. Igipapuro cy'inyuma kirenda gucika. But I say, no, I want to give a good one to the people that I'm going to minister to. Nkavuga ngo njyewe ndashaka guhereza inshyashya abantu uzabwiriza. And so, you know, so the Word is important. Every year I read through the Word of God. Okay? I'm not saying this because I'm so proud I'm reading the Word of God. Ijambo rihora ari rishyashya, si bivuga yuko nirata mu gusoma ijambo ry'Imana. You see, he came up like a son. Urabona yazamutse nk'umwana. He didn't come up like a servant. Ntabwo yaje nk'umukozi, yaje nk'umwana uzi uburenganzira bwe. He came up here and he said, "My daddy loves me. Yaje hano avuga ngo njyewe data arankunda. My daddy has a blessing for me." Data afitiye kado, afitiye Imana. The Bible says that the kingdom of God does not come by observation. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwami bw'Imana ntibuza mu kubureba gusa, But the violent take it by force. ahubwo abo banyembaraga nibo babutsindira. See, we need to know that we have been given a power. Tugomba kumenya rero ko twahawe imbaraga. The Holy Spirit has given us power. Mwuka wera yaduhaye imbaraga. Now that's not a power that we go out and just do anything. Kandi izo si imbaraga zo gusohoka hanze ngo twikorere ibyo twishakiye. But it is a power that we have within us that tells us specifically every single day what we need to do. Ahubwo ni imbaraga itubwira umunsi uko ukeye ibyo tugomba gukora. Oh, but I'm just a little Christian here in Rwanda. Ukibaza ni umukristo usanzwe wo mu gihugu cy'u Rwanda. God doesn't have time for me. Imana ntabwo ifitiye umwanya. I'm not important enough. Ntabwo ndi uw'agaciro cyane. God is big enough. Imana irahambaye cyane. God is big enough to be involved in your life. Imana ni ngari cyane ku buryo yivanga mu byawe bwite. God is saying, I have a plan for you. Imana irakubwira mufitiye umugambi. Works that I have created for you before you were even born. Imirimo nakuremeye utaranavuka. You don't think you're important? None uratekereza ko utari uw'agaciro. The Holy Spirit says, I am right here next to you. Mwuka wera akakubwira ngo hano ndi hamwe nawe. Kubera iki utamvugije? Why are you not asking me questions? Kuki utarimo kumbaza ibibazo? I'm here to answer your questions. Ndi hano ku bwawe kugira ngo usubize ibibazo.
I'm here to lead you and guide you into all truth. ndi hano kugira ngo muyobore mugeze mu kuri kose. If you've done your studies, I'm here to remind you of the Word of God. niba wize bibiliya ndi hano kukwibutsa ibyo wize. I love you. ndagukunda. Hallelujah. Hallelujah. You need to understand that God wants every single day of your life to be ordered by Him. Imana ugomba gusobanukirwa ko Imana ishaka ko buri munsi w'ubuzima bwawe bwose yuko utegekwa nawo. God just reminded me, He says, well, Mark, do you do that? Imana iranyibukije iranyongorera mbwiye none se Marite wowe ujya ubikora ibyo uvuga? No, I probably don't. Wenda simbyuzuza ngo mbikore neza uko bikwiriye. But you know, I tell my children, don't do what I do what I say. Ariko njya mbwira abana banjye ntimugakore ibyo mumbona nkora mujye mukora ibyo mvuga. Right? Sibyo? No. God is merciful. Imana ni nyembabazi. I may not do it right every day. Shobora kuba ntabikora uko bikwiriye buri munsi. But I know that He is in my life and He is directing my steps. Ariko nzi neza ko Imana iri mu buzima bwanjye kandi iyobora intambwe z'ibirenge byanjye. He loves me. Kuko inkunda. He loves me. Kuko inkunda. He loves Ronnie. Ikunda Roni. I think He loves Ronnie more. Neka ko ikunda Roni kurushaho. Amen. Ronnie's good looking. Roni asa neza. I think God loves him more. Neka ko Imana ishobora kubimukunda kurushaho. He loves him first. Imana imukunda mbere. He called him first. Imana yamuhamagaye mbere. But He also called me first. Ariko nanone yamamagaye mbere. Amen. Sibyo? God loves you. Imana iragukunda. If God loves you, then He is the one that is going to take you through this journey. Mbese niba Imana igukunda ni nayo izakuyobora muri uru rugendo. What is your job? Ukavuga ko umukoro wawe ni uwuhe? What is your job? Umukoro wawe ni uwuhe? What does the Bible say is your job? Bibiliya ni iki ivuga ugomba gukora? It says, your job is to believe on Him whom the Father sent. Bibiliya iravuga ngo umukoro wawe ni ukwizera uwo nguwo Data yakoherereje. Is that all? Mbese ni ibyo byonyine? It's a good place to start. Ni ahantu heza ho gutangirira. But it is also the thing that keeps you. Ariko ni nabyo bintu bituma. Because if we believe in Jesus, kubera ko iyo twizeye muri Yesu, everything we do ibintu byose dukora is based on the fact that we believe. bishingira yuko twizera. You see, the believer's confession that we talked about yesterday. Urabona kwa guhamya cyangwa kwa guhamya kw'abizera twaraye tuvuzeho. It told us who we were based on the work of Jesus on the cross. Badusobanuriye abo turi bo dushingiye ku byo Kristo yakoze ku musaraba. Okay? Sibyo? I want to go over this one more time. We are not working for salvation. Ndashaka gusubiramo iki ngiki. Ntabwo dukorera gukizwa. We are not working for God's acceptance. Ntabwo dukorera kugira ngo Imana itwemere. We are not asking God to bless us because we're doing good things. Ntabwo dusaba Imana kuduha umugisha kubera ko dukora ibyiza. God has already blessed us. Imana yaduhaye umugisha. God has already accepted us. Imana yaratwemeye. God has already given us salvation. Imana yaduhaye agakiza. There's nothing we can do that will make God love us more. Nta na kimwe twakora mu mbaraga zacu kizatuma Imana idukunda kurusha uko dukunda ubu ngubu. There is nothing that we can do that will make God love us less. Nta na kimwe twakora cyatuma Imana idukunda gake kurusha uko idukunda ubu. If I read my Bible today, God will not love me more. Nisoma Bibiliya yanjye uyu munsi Imana ntabwo iri bugire urukundo rurenze urwo yari isangamo. If I go outside and I curse, God will not love me less. Nijya hanze matukana ntabwo Imana iri bugabanye urukundo yari isanzwe ikunda. He might be a little disappointed. Ishobora gutenguha nuko wenda natukanye. You see, I have children. Urabona mfite abana. I have 3 children. Mfite abana batatu.
My youngest is a girl. Umuto wanje n'umukobwa. She is a drug dealer. Agurisha urumogi. Not really. She is a pharmacist. Agurisha imiti muri farumasi. But she sells drugs. Ariko birumvikana agurisha imiti. They're legal drugs. Ni imiti yemewe n'amategeko. And she's very smart. Kandi umunyabwenge. And she's fairly successful. Kandi yarahiriwe. But right now she is kind of not really in the Lord. Ariko ubungubu bisa naho atari mu Mana cyane. Do I love her less? Mbese mukunda ku kigero gitoya? Mukunda gake? No, I love her just as much as I always have. Oya, ndamukunda nk'uko nsanzwe mukunda. I have a middle son. Mfite umuhungu uri hagati no hagati. He's been married 3 times. Amaze gushaka inshuro 3. He has 3 children by his first wife. Afite abana 3 yabyaye ku mugore wa mbere. He has another son that he didn't know he had by another woman. Afite undi mwana atazi ko yari afite yabyaye hanze. Gee. Mana yanjye. You know? That's really? Ukibaza se nibyo koko? Yeah. Yego, ukuri ndabwira ukuri. And he's married now to a woman who has 2 children. None ubungubu yashakanye n'umugore ufite abana 2 nawe. He is failed. Yarananiwe. Many times. Yarananiwe inshuro nyinshi. He got into drugs. Yinjiye mu rumogi, yabaswe n'ibiyobyabwenge. And God miraculously brought him out. Imana kubw'igitangaza cyayo iramugarura. Did I love him less? Ese nagabanije urukundo namukundaga. When he was in the middle of his drugs, did I say he's no longer my son? Mu gihe yari ari hagati y'ibiyobyabwenge nigeze mvuga ko atari umwana wanjye. When I found out about a son that he didn't even know he had, maze kumenya yuko afite umwana wo hanze nawe ubwo atarazi ko afite, did I love him less? nigeze ngabanya urukundo namukundaga. No. Oya, He's my son. ni umwana wanjye, umuhungu wanjye. My oldest son? Umwana wanjye mukuru, umuhungu wanjye wa mbere. He's been married 3 times. Nawe amaze gushaka inshuro 3. The middle marriage, he had a boy. Urushako rwe rwa kabiri yabyaye umwana w'umuhungu. And when my grandson was 14, umwuzukuru wanjye amaze kugeza imyaka 14, he was living with his mother. Yabanaga na nyina. And his mother and my son were divorced. Nyina n'umuhungu wanjye bari baragize gatanya, bari baratanye. And my former daughter-in-law decided she was going to go buy a gun. Muramukazi wanjye rero uwo utari ukiri muramukazi wanjye nako kazana wanjye yahisemo ajya kugura imbunda. And one day my grandson was playing with that gun. Umunsi umwe umwuzukuru wanjye arimo gukina n'iyo mbunda. And he was just twirling the gun around. Yarimo rwose kwikirira n'imbunda. And he was on FaceTime with his girlfriend. Yarimo kuganira na fiancé we n'umukobwa bakundana ku mbuga nkoranyambaga. And he was talking about how he's not afraid of this gun. Yarimo kumuganiriza amubwira uburyo adafitiye ubwoba, adatinya n'imbunda afite. And he shot himself in the head. Yirasa mu mutwe. By accident. Kubw'impanuka. And he died. Arapfa. And my son was devastated. Umwana wanjye, umuhungu wanjye yaguye mu kwiheba, yarihebye. I couldn't comfort him. Sinabashaga kumuhumuriza. Because he was devastated. Kubera ko yarihebye. He had lost his only son. Yatakaje umwana we wenyine agira. And at that moment, muri ako kanya, I looked at him. Naramurebye. And I said, it's going to be okay. Ndamubwira byose ni amahoro, bizagenda neza. I don't think he believes me. Sinizera ko anyumva cyangwa yizera ibyo mvuga. It's been about 6 years now. Hashize imyaka 6 ubu.
And yet he still is hurting. Na n'ubu aracyafite wa mubabaro. You see, this same thing occurred to my Father in heaven. Urabona ibingibi ndimo kubabwira byabaye kuri data wanjye wo mu ijuru. But it wasn't an accident. Ariko ntabwo byabaye kubw'impanuka. It was done on purpose. Yabikoreye abigambiriye, yabikoze abigambiriye. He sent his son Yohereje umwana wawe to die. kugira ngo apfe. His only son. Umwana we w'ikinege. And you know, in the moment that we went through that loss of Micah, tukimara gutakaza kubura umwuzukuru wanjye, it struck my heart byakubise umutima wanjye that God so loved us. bisobanukirwa ko Imana n'ubundi yari ikidukunda. He so loved us Yari akidukunda cyane. that he gave Yari ikidukunda ku buryo his only son yatanze umwana wayo w'ikinege to come down and die for us. kugira ngo ize ku isi adupfire. See, that's the story. Urabona iyo That's the good news. nibwo butumwa bwiza. That's the gospel. Nibwo butumwa bwiza bwa Kristo. Because Jesus died, Kuko Kristo yapfuye we have life. dufite ubuzima. Because Jesus died, Kuko Yesu yapfuye we have the ability to live. dufite ububasha bwo kubaho. And he said, we're not going to just get by. Kandi ntabwo tuzabaho bisanzwe. He said, I've come to give you life. Kuko Yesu yavuze ko naje ngo mubone ubuzima And life abundantly. ndetse mubone bwinshi. If we're just getting by, there's something going on here. Niba tubaho ubuzima bwacu uburyo busanzwe hari ikibazo. We need to be living an abundant life. Tugomba kubaho ubuzima bwinshi bwuzuye. Abundance is not in the things that we have. Ubwinshi si mu byo dutunze. Abundance is in the people we know and the relationships that we have. Ubwinshi buri mu bantu tuzi n'imibanire yacu n'abantu tubana. Wealth will come Ubutunzi n'ubukire buzaza because God owns the cattle on 1,000 hills. kubera yuko Uwiteka niwe nyir'iki gihugu cy'imisozi igihumbi. There is no lack in the kingdom of God. Nta gukena kuba mu bwami bw'Uwiteka Imana. Amen? Amen. God is excited. Imana irishimye, iranezerewe. You know why? Si impamvu He's coming again. kubera ko azagaruka. He's coming again. Izagaruka. But he's coming back for his bride. Ariko noneho izagaruka ije gutwara umugeni wayo. And that bride is not going to be all wrinkled and old and spotted. Kandi uwo mugeni wayo ntagomba kuba yarashaje yarazanye iminkanyari. That bride is going to be beautiful and resplendent and glorious. Uyu mugeni wayo agomba kuba yera, asa neza, ari mwiza. Hallelujah. Hallelujah. I'm in love with a man. Nkundana n'umugabo. I'm in love with a man. Nkundana n'umugabo. And I'm going to marry him one day. Kandi nzashakana n'uwo mugabo umunsi umwe. Hallelujah. Hallelujah. He's excited. He's coming back for his bride. Arishimye kuko azagaruka kumara umugeni we. He's coming back for a bride that's without spot, without wrinkle. Azagaruka gutwara umugeni udafite icyasha cyangwa iminkanyari. But it's not because of what we do. Ariko ntibiva mu byo dukora, bituruka ku byo dukora. Even our bride person is not because of what we do. N'umugeni wacu, n'umugeni uri muri twe, si ukubera ibyo akora. It's because of what he already did. Ni ukubera bishingira ku byo we yakoze. He did it all. Byose yarabikoze. Our job is to believe. Umurimo wacu ni ukwizera. Our job is to act like that we really believe. Umurimo wacu ni ukwitwara nk'aho twizera. I am righteous. Ndi ugukiranuka, ndakiranuka. Ndi umukiranutsi, ndi uwera. I have the mind of Christ. Mfite imitekerereze ya Kristo. Everything that I have because of Jesus. Ibyo ntuze byose bifite ku bwa Kristo Yesu. But he has given me everything that I need for life and godliness. Ariko yampaye byose nifuza kugira ngo mbeho kandi mbeho nejejwe mu Mana. When the enemy comes to you and says, no, you don't have it.
mwanzi nakuza akakubwira ngo boya ntabyo ufite urakennye. Oh, you're just a failure. Warananiwe, waratsinzwe. You don't have a pastorate. Ntabwo ufite ubushumba. Nobody's coming to your church. Nta bantu bagana itorero ryawe. People left because of COVID. Abantu baragusize bataye itorero kubera COVID. They didn't come back. Ntibigeze bagaruka. Oh, what am I going to do? Oh, uzabigenza gute? Who is your source? Mbese isoko yawe ninde? Who is your provider? Ninde ugutunga? Who do you belong to? Ninde uruwande? Keep reminding yourself. Jubara wiyibutsa. You know, if you're truly called, kuko niba warahamagawe by'ukuri, if you truly believe that you've been called by God, niba wizera ko wahamagawe by'ukuri kandi ugahamagarwa n'Imana, then you have to truly believe that God will supply your need. Ugomba kwizera yuko Uwiteka azagutunga kandi agatunga ibyo ukeneye byose. If half of your congregation left, niba igice cy'abakristu bawe baragiye, that just made room for more people. ibyo ngibyo byatanze umwanya kugira ngo abandi binjire. That just made you get off of your couch and get up and get out there and start telling people the good news. Byatumye uva mu bunebwe ugahaguruka ugasohoka hanze kugira ngo ubwirize abantu ubutumwa bwiza. If your message hasn't been giving them the hope that they need, then maybe you need to look at your message. Niba ubutumwa bwawe rero butarabahaye ibyiringiro bakeneye, ugomba Your message is not delivered by the sweet spirit of the Holy Spirit. Ugomba kwita ku butumwa bwawe. Niba ubutumwa bwawe butaraguhawe n'umwuka wera uryoshye, then we need to look at our spirit. Ugomba kwita rero ku mwuka wawe. Because God wants you to understand that if you're preaching the good news, kubera ko Imana yashaka kumenya ko niba ubwiriza ubutumwa if you're bwiza, preaching about the goodness of God, niba ubwiriza ubwiza bw'Uwiteka Imana, if you're telling people that they have been accepted by the Beloved, niba ubwiriza abantu yuko bemewe n'uwabakunze, it's the goodness of God that draws people to repentance. ubwo bwiza bw'Uwiteka Imana nibwo buzakururira abantu kuza kubihana. It's the goodness of God that draws people to repentance. ubwo bwiza bw'Imana nibwo buzahamagarira abantu bukabakurura kuza kwihana. It's the goodness that says, I loved you even when you were in the midst of your sin. ubwo bwiza buvuga ko nagukunze ukiri hagati mu byaha byawe, And I have purpose for you. kandi mufitiye umugambi. I know you. Ndakuzi, I've got your number. mfite inomero yawe, I want you to come. ndashaka kuza. Become my son. Wino uhinduka umwana wanjye, Become my daughter. wino uhinduka umukobwa wanjye. Allow the Holy Spirit to lead and guide you. emerera umwuka wera kuyobore. Become a part of this community. Wino wubakane nanjye buri bugari. Become a part of our group, our family. Wino winjire muri uyu muryango mugari. And then we will all together proclaim the goodness of God in the land of the living. Nyuma y'ibyo twese tuzamamaza ubwiza bw'Uwiteka Imana muri iyi si y'abazima. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Pastor? No, Bishop? What's going on? That's nothing. I'm finished. I have two books. One is alive, Mfite ibitabo bibiri, one is the Bible. ikindi ni Bibiliya. Amen. Philadelphia, Imana irakira.